Hello muraho, mbese mumeze mute? Ikaze rero kuri Iwacu Bikora Bite TV, aho mureye hose Imana ikomeze ibagure muri byose, mbasabiye umugisha ku Mana mu byo mukora, bizinesi mushaka gukora mwaguke ku buryo mugera ku bukire, ariko ubuzima nibwo bubanza ibindi byose bikabanza nyuma, ariko icyambere na mbere Imana niyo igena byose. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiga icyo bita mihindi. Mihindi ni lugha ya Kiswahili, icyo bita ibigori, Français c'est le moise, le maïs ou le moise, abazi igifaransa muzadukosore. Okay, twikomereze uyu munsi rero tugiye kwiga ku kimera kiri hano bita ibigori. Ibigori ni iki? Ibigori bimara iki mu buzima bwacu? Ese kuki tubihinga? Mbese kuki tubikoresha? Bimaze iki mu buzima bwacu bwa sosiyete? Hari icyo ubiziho, nanjye hari icyo mbiziho. Ni uburyo budufashanya bwo kumenya utuntu n'utundi, iwacu bikora gutya, iwacu bikora gutya, mbese iwanyu ho byaba bikora gute? Uyu munsi rero tugiye kwiga ku kintu kijyanye n'ikigori. Ikigori biriya ndabo zazo hejuru zifise umumaro, n'ibibabi mubona, n'iki kigori gihetse umusatsi wacyo nacyo gifite umumaro, n'izi ngingo n'imizi yabyo buriya nayo ni umumaro ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero dutangiye na iriya misatsi yo hejuru, iriya misatsi yo hejuru icya mbere ikora, hariho abantu benshi bakunda gupfuka umusatsi, umusatsi we ukapfukapfuka. Ukuntu rero wakivura muri ubwo buryo bw'umusatsi wawe upfukapfuka, uragenda ugafata turiya tuntu two hejuru watunyuza mu isekuru, ukongeramo nk'ibibuto nk'icumi cyangwa 20 z'ibibonobono, ariko tuno tubonobono dutoya, warangiza ukajya usiga hantu umusatsi wawe ukunda gupfuka cyane, ariko ushobora no kukongeramo n'igikakarubamba cyangwa icyo bita pavuro, ukabimigisinga, ugashaka kandi mu mavuta ya gikotoro, ukajya usigamo buhoro buhoro, hamwe hapfuka umusatsi wawe, bikomeza umusatsi kandi nta ugenda upfuka, ukongera ukamera. Turangije igice cyo hejuru cy'utu tuntu mbese tuno two hejuru dutangira hejuru, tugiye muri bino bibabi by'ibigorigori, akenshi ni ubwatsi bw'amatungo. Abantu benshi bakunda kubukoresha mu bwatsi bw'amatungo, ariko yo ntabwo ari ubwatsi gusa kuko bwongera n'umukamo ku matungo, tukabona amata. Ariko hariho no mu buvuzi uko bikora, iyo ufashe bino bibabi warangiza ukabyangirana amashwangara, ukabitwikira nko mu nzu, ugakora wakora nk'ifumbi, noneho ukajya ubicaniramo buhoro buhoro, kwa kumukora ufata nk'ifumbi ukajya ugenda uzunguza nko mu byumba byose. Bino byirukana ya myuka mibi. Iyo myuka mibi tuvuga ni ya yindi kuba uri nko mu nzu ukumva nk'inzugi zirifungura, cyangwa ukumva nk'umuntu akomanze nko ku rugi rwawe nijoro mwiryamiye, cyangwa ukumva ijwi rihamagara nk'izina ryawe, kuko nta wundi muntu ukunda no kuryumva. Iryo jwi ukumva rihamagaye nk'izina ryawe, akajwi kirukanka cyane. Rero iyo ubifashe ukabivanga n'amashara, ukagenda ushobora kubitwika mbere yo kuryama, ugafata n'ivu ryo mu nzu iwawe, ivu ukabimigisinga, warangiza ugatambika nko mu marembo, ku nzugi no ku madirishya,
icyo kintu, uyu murozi, uyu mudayimoni wihindura cyangwa uyu murozi wihindura injangwe, akihindura imbwa, akihindura imbeba, uyu muntu iyo aje iwawe urugo arayoba ntago abasha kwinjira iwawe pe, kandi muraryama mukanasinzira. Iyo bibaye na ngombwa kuri biriya bateragura hejuru, ushobora no gufata ivu ryabyo ukajugunyayo, nabyo nabonye ari byiza, bibasha gucogoza izo mbaraga z'abo barozi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ibibabi by'ibigorigori twumvisha umumaro wabyo, turacakomeza. Noneho ku kigori, uyu musatsi mubona kuri ba bana banyara mu buriri, ariko harimo abana banyara mu buriri ndugu yangu akajya n'imyaka 10 akinyara ku buriri, n'abantu bakuru barabikora, ariko iyo bigeze ku myaka 10 no ku bantu bakuru, ibyo biba byatambutse indi level. Ku bana tuvuga 3, 4 gutyo, kuri ka kana katibwiza ngo kabyuke, niho mbona uyu musatsi ukunda gukoreka, ariko iyo byageze muri iyo myaka y'abantu bakuru, haba hajemo izindi mbaraga z'abadayimoni. Ushobora gufata rero uyu musatsi ugashaka n'icyo bita umusendabazimu, ugafata n'imizi y'inyabarasanya, ukabihanagura neza, ukabyoza neza, ukabyanika, wamara kubyanika ukabitwika, wamara kubitwika ukayishyira nko mu cyayi uwo muntu agiye kunywa, kuko kunyara ku buriri akenshi bishobora kuba ari uburwayi buri personal, ariko iyo nta burwayi ufise bituma urwara icyo kintu, wakoresha uyu muti. Uko ugenda uwukoresha bigenda bigabanyuka buhoro buhoro. Ikindi nabonye uyu musatsi iyo ufashe igitiritiri cyacyo, bino bivaho ibigori byumye, ukongeramo amababi y'umusave, cyangwa indabo, ariko indabo cyane cyane nizo nkunda kubona zikuba nziza, n'indabo z'umuko, ukabyanika warangiza ukajya ubitwikana. Nabonye bigabanya kuri wa muntu ukunda kunywa inzoga kuri rwa rwego rwo hejuru, ya nzoga ubona nyine ninde ni runaka, kuri ba bantu banywa inzoga kuri rwa rwego rwo hejuru, ukabona yabaye kazizi pe, abana barananiranye. Uyu muti yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umusore, ushobora kuba ufite umwana umeze gutyo, ariko wakoresha uyu muti. Nabonye ugerageza kubicogoza, nubwo bidashira 100%, ariko bwa bwenge atangira kumva ari umuntu. Ushobora kuba muganira mu buzima, muganira ari muzima, atari yanywa inzoga, ariko yanywa inzoga ugasanga ni wa muntu ukunda inzoga, umva n'ikabutura yambaye yakemeza akayigurisha, ariko akabona inzoga zo kunywa. Uyu muntu umeze gutya aba ashingitse mu bazimu, ahagaba ari we ubunywa, ahubwo abantu babanywa niyo myuka mibi abanywera. Uyu muntu rero umeze gutya, bantu banjye mbabwiza ukuri rwose, mujye mubitaho kuko nabo ntago aba ari bo. Ntimukabace mu muryango, ahubwo kubaca mu muryango, shaka uburyo wamuvuza kugira ngo ubuzima bwongere bube buzima. Rero ku bakunzi bacu, ufise ikibazo nk'icyo ngicyo, ufise umuntu umeze gutyo, mwajya mubafasha muri buno buryo, kuko nabonye ari byiza cyane. Ushobora no gufata bira twavuze ukongeramo icyo bita umuhashya abadayimoni, ariko harimo n'undi umara kunywa inzoga yanyuze akabura n'inzira imucyura. Ushaka icyo bita ikibunga, ukabitwikana byose, warangiza ukajya ushyira mu cyo kunywa cye cyangwa mu biryo. Uko agenda abikoresha bigenda bigabanyuka. Mu buryo bwo kwikagiza rero, ushobora gufata igitiritiri cyabyo, ugafata n'igikura
ni hahandi twatema ikigori tukajya kukirya cyangwa tukajyanira amatungo, cya kindi gisigara ku butaka nicyo bita igikura, ukabitwika. Wamara kubitwika uyu muti ukajya uwukarabaho buri munsi ukarabaho unatera mu rugo. Ibyo ngibyo akenshi bikunda gukagira ingo z'abantu. Rero ibigori bikora ibintu byinshi. Tugeze ku gikoma cyabyo cyangwa icyo bita kawunga, ku bantu b'abagabo bashaka gukuza mashini yabo, buriya igikoma cya kawunga aricyo kawunga, buriya kabisa mashini zabo zirakura kabisa ikaringana, ariko idakuze cyane, ariko iri mu rugero nyine rufatika kuri abantu bakunda kurwara, ikagenda inyunyuka. Rero ibigori ikindi buranda mubona batanga ibigori, dufashe icyo bita urugarura kenshi nkunda kuruvugaho cyane mwa bantu mwe, ugakaraba n'icyo bita buranda, icyo bita inyenyeri yawe baba barayibye gute, baba barayitabye ahantu, kuko buranda ni ikintu kijugunywa ko nta gaciro. Rero nawe kugira ngo inyenyeri yawe bayitware, ni uko babanje kugutesha agaciro wari ufite, barakakwaka. Bamara kukakwaka rero bangiza bakajya baguteza ibintu by'umwange, aho unyuze mu bantu, mu sosiyete ubamo, wagira icyo uvuga bakakwanga, ukabona mbese wabaye ikivume mu bantu, mbese ukabona nawe ubwawe ntabwo uri umuntu. Icyo gihe rero uba waratawe. Ushaka icyatawe ukongeramo urugarura, ukavuga ati nimba naratawe mbese nangwa n'abantu, warangiza ugakoresha umuti, akenshi na kenshi ubona bigarura icyo bita inyenyeri y'umuntu ukoresheje ikigori. Ikigori rero bino bishishwa by'inyuma biba biri ku bigori, bino bishishwa by'inyuma ni umuti ukomeye kuri ba bana batetema, babona akura ukabona ntabwo ameze neza. Nyine ufata ibishishwa by'umwembe ukabitekana n'ibishishwa by'ibigori bashishura inyuma, icyo bita ikoti ry'ikigori. Ariko Imana irarema pe. Rero ukajya ubitekaho, ukajya umukarabyaho agace k'akayiko kajya umuha, wa mwana aragenda agakomera, ukabona ni wa mwana kabisa ufite imbaraga, ufite pawa. Akenshi dukunda kuwukoresha kuri abana bakunda kuvukana uburwayi cyane. Rero ibigori ni umumaro ukomeye. Iyo ufashe imbuto z'ibigori n'imbuto z'amasaka, mwumva aka kantu? Iyo ufashe imbuto z'ibigori n'imbuto y'amasaka, ngo ndi kuvuga ngo ni ibigori nyine bivunguye, ukongeramo icyo bita umuhanga, ugateranya icyo bita umuhashya, imyuka yose mibi, yaba ari karande y'iwanyu, yaba ari byo utezwa n'abantu, mubyumve neza mw'abantu. Nongere mbisubiremo, iyo ufashe ibigori bivunguye, ugafata n'amasaka, ugafata icyo bita umuhanga, ugateranyaho icyo bita umuhashya, ushaka kongeramo n'imbuto z'ibibonobono, ukajya ubitwika nko mu nzu guhera ku munsi umwe kugeza ku minsi 7. Nta gini, nta gishitwani, na ba bandi batera hejuru y'inzu, nta n'umwe wakongera kumva. Wumva urugo rwawe rutuje, nta bintu by'urusaku. Mbese n'aba bantu bakundaga kuza gutera iwawe, kuminja ibintu, ugasanga mu rugo rwarimo mwiryane, ugasanga mu rugo nta mutuzo urimo, ugasanga nawe ubwawe nta mahoro ufite, nta tuzo ufitemo. Uyu muti ugukorera umuti ndugu yangu. Erega Imana yaduhaye byose, ariko
situzi kubikoresha, nanjye nubwo mbibabwira nanjye ntabwo nzi byose, hari ibyo ntazi nawe hari ibyo ubiziho, ni uburyo bwo gusangira ubumenyi kuko twese ntabwo tubizi. Rero ndabashimiye, ariko mbere ya byose hajya habanza Imana, ibindi byose uvuga ati Imana ubushobozi wabihaye, mfite ikibazo iki n'iki, ari wowe ukora, ubundi Imana igukorere ibyayo. Kandi ndabizi ko Imana ibakunda mu byo mukora, aho mujya, mbifurije amahoro, umunezero, kwaguka muri byose. Imana ijye ikomeza ibagenda imbere. Ni ukuri nubwo ubona ibintu bikomeye, nubwo ubona ibintu bidashoboka, ariko ujye umenya ko hejuru yawe hari uri kukureberera, nubwo yasize intama mu birura, ariko tujye twihangana tube maso, kuko Imana niyo igena byose, niyo uzi ubuzima bwawe, niyo uzi aho uva n'aho ujya, kuko itariho natwe ntabwo twaba turiho. Hari umukecuru ukunda kuririmba, namukabonye nka 3 4, ntabwo tubayeho ku bw'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Imana ibarinde.